Ibaze kwitabira ubutumire bw'ubukwe bw'inshuti yawe maze ugikandagiraho buri kubera ikintu cya mbere ubona akaba ari imirwano n'induru ikabije. Aba bagore batashywe n'ubwoba n'aba bagabo basakuza bari batumiwe na Aisha kwitabira ubukwe bwe. Ibihe nk'ibi by'imboneka rimwe biba nibura rimwe mu buzima. Aisha we yari yatekereje ko yari uwo munsi mwiza w'ubuzima bwe, nyamara uwo munsi waje guhinduka umunsi mubi yigeze abona mu gihe cyose yabereye ku isi. Aisha wari uri mu munyenga w'urukundo n'umusore bendaga kurushinga, ndetse buri minota mike ngo imihango irimbanye. Uyu musore nawe wamuhumye amaso bituma ahemukira uwundi musore mwiza wamukundaga cyane mbere, akanamwitangira igihe kinini cyane. Yari azi ko ubuhemu yakorewe uyu musore wamwishyuriye kaminuza akayirangiza kugira ngo bazabane hanyuma nk'uko babyemeranyije, nyamara akamubenga. Umunyarwanda aravuze ngo abakingiranye ingabo ntibakingirana inyegamo, kandi ngo akebo kagiwa mugarura. Ibi ni nyuma y'uko ubukwe bwa Aisha buhagaritswe n'umuvuzi gakondo wohereje ikihoka kinini cy'uruziramire kikaza mu bukwe bwe ndetse kikamwizingira mu ijosi nk'uko yari yabisabwe na wa musore Aisha yahemukiye. Ibiro bibyuya ntibiba amaraso. Ndabizi kwibaza kuri kano kanya uti ese aha ni mu kahe karere? Ese byaba biri kubera mu gihugu cy'u Rwanda? Nibyo wabimenye, ntabwo ari hanze y'igihugu, aha ni mu Rwanda ibi bintu byabereye. Ndagusaba ko wanyereka ko turi kumwe kuri uyu munota ubicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe byonyine. Byaba ngombwa ukanafungura n'inzogera kugira ngo ikiri gihe cyose ujye udukurikirana 5 kuri 5 nta nkomyi. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza kandi ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza 5 kuri 5 nkuko ubyifuza. Nimba wamaze kuba wafungura ibuto ya subscribe, reka dutangire nkuvire imuzi n'imuzingo ibyaya makuru akomeje kugenda agaragara ateye agahinda. Ibaze kuba abantu bakwitabira ubukwe bazi ko bagiye kubona ibirori bakabataramira ndetse nabo bagatarama, ariko bikarangira birangiye nk'uko mubireba. Akavido ndaje nkabasubirizemo umurebe ukuntu byari agahinda gusa. Ni inkuru y'umwana w'umukobwa waje kuba yakundana n'umusore. Kwanza sana ubwo ari n'inkuru na makuru ya nyayi, ibi ni impamo nari mpibereye iyi video ninje waje kuba nayifatira. Baje kuba bakundana bigera igihe umusore w'umunyamafaranga arihira umwana w'umukobwa ariga aracikisha ararangiza, ariko mu kwiga yageze ku mashuri akundana n'undi musore babyemeranyaho ko azava ku ishuri bahita bakora n'ubukwe, nyamara yirengagiza ko hari uri kumurihira amashuri bitegura kuba babana, aza kuba yamuca inyuma. Nibwo ku munsi w'ubukwe waje kuba wagera, umusore akimenya ko umukunzi we yaje kuba yamuca inyuma agiye no gushaka, yahise yirukira kujya kwa muganga. Nimero za muganga nizo ngizo mwabonye muri screen yanyu, wamuhamagara ufite ikibazo nawe akagufasha. Nibwo kugenda agasaba muganga kuba yamwoherereza ikiyoka kinini cya rutura kikaba cyahagarika ubukwe bw'uyu mukobwa yaragiye kuba yakoresha, kuko yaratangiye gukora ibintu bidahwitse. Nkuko mubibonye ni ikiyoka kinini cyaje kimwizingira mu zosi. Abaturage bose bari aho bari batashe ibirori batangira kwihunza, buri umwe wese wari uri aho yatangiye kuba yakuramo ake karenge yegera hirya kugira ngo niyo yabasha kureba akomeze arebere hirya. Ibi bintu nago buri umwe wese yakumva ari ibintu yakwishoramo kugira ngo wenda ngo abe yanamutabara. Ahangaha nta muntu n'umwe wagutabara, ahangaha uba uri kwigwana, kuko ibi bintu biba bitangaje ndetse biba binarenze, dore ko biba binateye n'ubwoba. Nyemerera nkuvire imuzi n'imuzingo ibyaya makuru nkubwire naho byabereye. Ahangaha ni mu mujyi wa Kigali, ni mu karere ka Gasabo. Ibaze kwitabira ubutumire bw'ubukwe bw'inshuti yawe maze ugikandagiraho buri kubera ikintu cya mbere ubona akaba ari imirwano n'induru ikabije. Aba bagore batashywe n'ubwoba n'aba bagabo basakuza bari batumiwe na Aisha kwitabira ubukwe bwe. Ibihe nk'ibi by'imboneka rimwe biba nibura rimwe mu buzima. Aisha we yari yatekereje ko yari uwo munsi mwiza w'ubuzima bwe, nyamara uwo munsi waje guhinduka umunsi mubi yigeze abona mu gihe cyose yabereye ku isi. Aisha wari uri mu munyenga w'urukundo n'umusore bendaga kurushinga, ndetse buri minota mike ngo imihango irimbanye. Uyu musore nawe wamuhumye amaso bituma ahemukira uwundi musore mwiza wamukundaga cyane mbere, akanamwitangira igihe kinini cyane. Yari azi ko ubuhemu yakorewe uyu musore wamwishyuriye kaminuza akayirangiza
kugira ngo bazabane hanyuma nk'uko babyemeranyije nyamara akamubenga. Umunyarwanda aravuze ngo abakingiranye ingabo ntibakingirana inyegamo, kandi ngo akebo kajya iwamugarura. Ibi ni nyuma y'uko ubukwe bwa Aisha buhagaritswe n'umuvuzi gakondo wohereje ikiyoka kinini cy'uruziramire kikaza mu bukwe bwe ndetse kikamwizingira mu ijosi nk'uko yari yabisabwe na wa musore Aisha yahemukiye. ibiro bibyuya ntibiba amaraso. Ndabizi uri kwibaza kuri kano kanya uti ese aha ni mu kahe karere, ese byaba biri kubera mu gihugu cy'u Rwanda? Nibyo wabimenye, ntabwo ari hanze y'igihugu, aha ni mu Rwanda ibi bintu byabereye. Ndagusaba ko wanyereka ko turi kumwe kuri uyu munota ubicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe byonyine, byaba ngombwa ukanafungura n'inzogera kugira ngo ikiri gihe cyose ujye udukurikirana 5 kuri 5 nta nkomyi. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza kandi ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza 5 kuri 5 nk'uko ubyifuza. Nimba wamaze kuba wafungura ibuto ya subscribe, reka dutangire nkuvire imuzi n'imuzingo iby'aya makuru akomeje kugenda agaragara ateye agahinda. Ibaze kuba abantu bakwitabira ubukwe bazi ko bagiye kubona ibirori bakabataramira ndetse nabo bagatarama, ariko birangiye nk'uko mubireba. Akavido ndaje nkabasubirizemo murebe ukuntu byari agahinda gusa. Ni inkuru y'umwana w'umukobwa waje kuba yakundana n'umusore. Kwanza sana ubwo ari n'inkuru, ni amakuru ya nyayo, ibi ni impamo. Nari mpibereye iyi video ninje waje kuba nayifatira. Baje kuba bakundana bigera igihe umusore w'umunyamafaranga arihira umwana w'umukobwa ariga aracikisha ararangiza, ariko mu kwiga yageze ku mashuri akundana n'undi musore. Babyemeranyaho ko azava ku ishuri bahita bakora n'ubukwe, nyamara yirengagiza ko hari uri kumurihira amashuri bitegura kuba babana, aza kuba yamuca inyuma. Nibwo ku munsi w'ubukwe waje kuba wagera, umusore akimenya ko umukunzi we yaje kuba yamuca inyuma agiye no gushaka, yahise yirukira kujya kwa muganga. Nimero za muganga nizo ngizo mwabonye muri screen yanyu, wamuhamagara ufite ikibazo nawe akagufasha. Nibwo kugenda agasaba muganga kuba yamwoherereza ikiyoka kinini cya rutura kikaba cyahagarika ubukwe bw'uyu mukobwa yaragiye kuba yakoresha, kuko yaratangiye gukora ibintu bidahwitse. Ni nk'uko mubibonye, ni ikiyoka kinini cyaje kimwizingira mu zosi. Abaturage bose bari aho bari batashe ibirori batangira kwihunza. Buri umwe wese wari uri aho yatangiye kuba yakuramo ake karenge yegera hirya kugira ngo niyo yabasha kureba akomeze arebere hirya. Ibi bintu ntago buri umwe wese yakumva ari ibintu yakwishoramo kugira ngo wenda ngo abe yanamutabara. Ahangaha nta muntu n'umwe wagutabara, ahangaha uba uri kwigwana, kuko ibi bintu biba bitangaje ndetse biba binarenze, dore ko biba binateye n'ubwoba. Nyemerera nkuvire imuzi n'imuzingo iby'aya makuru nkubwire naho byabereye. Ahangaha ni mu mujyi wa Kigali, ni mu karere ka Gasabo.